murakomeye nishimiye kubana namwe mwana bisegura hameze ange yashize yose nagiye nkora nabi kubera kwitegura ubukwe urabona ko I'm married someone's wife nyine ndi kumva ibishya kabisa solo nizere ko mumeze neza nizere ko muri amahoro rero kuva rero najya mu by'ubukwe hari processes zigenda zitangira ubukwe bwo mu Rwanda bugira byinshi sinigeze mbereka gufata irembo sinaberetse proposal sinaberetse mariage sinaberetse mbese ibintu byose kandi mugomba kuyibona si byose ngomba kubabwira muri make uko byagenze nari nkiri kuruhuka ubukwe buravuna ntabyo narinzi ntago nari mbizi abantu bose bakoze ubukwe do coup de Japon ni stress biravuna kandi wanareba n'icyo wavunikiye ukakibura shiti yanjye mana nzabahereza experience nyinshi bana mugiye gushaka abakobwa abasore muri ahanze ahangaha nzabagira inama noneho mfite fact ubundi sinzi ukuntu nakubwira mana stress ukazijyamo ukitegura amezi 6 cyangwa umwaka ukiri ko twatangiye gutegura ubukwe mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa mbere bagomba kubikora mu kwa gatanu tugera tubyigeze imbere niba atari inyuma tinda tugeza mu kwa karindwi so rero urumva ko amezi 7 umuntu ari kwitegura akantu umunsi ku munsi uri kwitegura umunsi umwe ukazageza ubona bam harabaye so rero reka mbabwire uyu munsi ngiye kubereka uko byagenze gufata irembo nkumburwaye murakaza nkundirwa kurusha dutaramanye neza murakaza je gukeza uyu mwari wa mwiza murakaza umusanganizi munduza urwunge murakaza ukaneza usanze gukunda uko byagenze gufata irembo ubundi mu Rwanda mu busanzwe gufata irembo n'umuhango ujyamo abantu bakeya ushobora kuza ari nk'abasaza 2 cyangwa 3 n'ababyeyi nka 4 bitwaje ibiseke nibyo ugasanga ni nk'abantu nk'icumi cyangwa se abantu 8 bakaza bagasanga abandi bantu 8 bigahita birangira nyine bagafata irembo babazanye harabazana amasuka harabazana ibiki hari nabatakibikora kuri ubu ngubu so ni byinshi nta nshaka kujya mu madetaye uko bikorwa nyine nta nubwo na video ndibubereke video irambuye ngo mbabwire ngo mbahinga amasaha naga highlight ko kuntu byari bimeze n'ukuntu byari byifashe ngiye rero ntabwo waca ari Kigali kandi murabizi ko ubukwe muri iyi minsi abantu benshi dukorera ubukwe i Kigali tugakodesha amasale tugakodesha amatente bikaba aho ngaho bikarangira kandi burya ngo ababyeyi bakunda ubukwe bwabereye iwabo cyara byibuze umuntu yarasabaga akajya gusabwa iwabo noneho byibuze reception yaza bikabera ikantaranya nyine i Kigali cyangwa se ahandi hantu ubu rero byarahindutse dusabira hatari mu rugo tugakorera ubukwe nyirizina hatari mu rugo ukabona umubyeyi ngo nta gisharagati cyangwa nta hema ryageze iwe kumva nyine ntagatewe ishema nabyo ndagomba gukora ikintu cyo gushimisha abantu kandi numvaga ngiye n'umugabo wanjye twe twarapanze gukora ubukwe bw'abantu bakeya ushaka ubukwe bw'abantu bake abantu 100 gusa wenda kuvuga tuwe niba 50 byaba bihagije ariko ababyeyi baravuga ati oya basi 100 nk'uwa invitation bampaye invitation 100 ariko natanze nka invitation nka 80 so numvaga gutumira abantu benshi nkumva ntago mbyiyumva mu nkundi ubukwe bw'abantu bakeya kwa kuko nabonaga nta n'abantu mfite benshi bo kuza mu bukwe bwanjye kigero ndavuga rero mama afite abashuti afite abavandimwe afite inshuti aho ngaho ku musozi wereka gufata irembo mbigire binini niba ari ikirori cyari kiryoshye ni ikirori cyo gufata irembo urakaza baruta bose uri inyambo y'ikeza urakaza ushingongere ngutuye unyemereye ko tubanza tukaganira yego aho ndetse ni ukuri So
n'intashyo 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 yo kubashyigikira mu gitaramo urakoze data abatware mu mwe byiza abatware mwarakize rwose sinjya ngo nkubeshye gate ndirutse mugere baririmba inkubito muri z'ibigango y'amarere cyane rero nko mu kuzicyaha agatsinda ntiryame cy'intore ahaha aye kundi nkawe aye kundi nkawe shiri ntimba nirungu kundi nkawe inseko y'abeza uri umumararungu urakaza ari warezwe neza nkundira mu cyaro bari bavuze ngo ni ugusaba twashatse tente nagiye ndarayo turateka turabatekera neza cyane ibyo kurya byari biryoshye ntabwo byari ibyo kurya byo mu cyaro byari ibyo kurya bya kurika y'amabazi byari bimeze neza turateka dusekura isombe ndagenda mbereka utuvidewo tumwe na tumwe kubera kubura umwanya no kuwugira vuba vuba ntabwo nigeze mbasha gufata videwo ngo mbereke ariko hari ikindi kintu twakoze mu guteka batetse ibitoki bateka n'ibijumba n'ibihaza mu mwuka bidakozeho amazi iyo video numa nzayibakorera wow ndavuga nti bino bintu babigenza bate ni umuntu wo mu Mutara yitwa Robina ndagushimiye cyane arabitwira ukuntu babigenza turabikora mana ibyo byo kurya bitagezeho amazi biraryoha amadegede twariye ibijumba twariye ntabwo byari byagezweho amazi byari byatetswe nyine ku mwuka ukuntu bakata imitumba y'ibitoki bakayibanza hasi bagasasa amakoma bagashyiraho bya bijumba bagashyiraho ya madegede bakaza korosa amakoma bagapfundikira bagacanira biba biryoshye bien so rero turabatekera turabitegura turangije baraza noneho baje ari benshi baza basa neza baza nyine ubona ko njye nabonaga ari nko gusaba hari MC hari sound imeze neza bakina indirimbo nziza nkatavuga ati aha ndarongowe da urumva ubona nyine ari ibintu byiza pe ku buryo gufata irembo byanjye biri navuze nti byagenze neza bazana inzoga zitandukanye amarikeri ndabyita ngo gusaba nyine bakora ibintu byiza by'abasaza baraganira hari ababyeyi b'umugabo wanjye mabukwe databukwe yarahari ba nyirasenge abavandimwe ba se wabo mbese abonaga ari ibintu byiza cyane abaturage baraza wibaza ko mu gufata irembo hari abantu ko ngenda barara ku masahani hari abantu 300 hafi 300 nkurikije n'ibyo twatetse byose ariko byose ikintu cyashimishije byarariwe birashira ndavuga wow what bazanye inzoga bazana amafanta twari dufite icyo kunywa ku buryo abonaga ko ibintu ni ubukwe se ubukwe buzaba bumeze gute niba gufata irembo bimeze gutya abantu uti wivuniye ndagatoya ntabwo nashakaga ko muri njye numvaga mama ntazatumira y'abantu benshi iyo mu cyaro ariko ndavuga ni niba nshaka no gukora ibi reka byibuze aho mama atuye abone kubyibuze nawe yasangiye ibirori by'umwana we n'inshuti ze n'abaturanyi be niyo mpamvu gufata irembo nabigize binini niyo mpamvu gufata irembo numvaga nshaka ko abantu bose dusangira kuko narizi neza ko muri njyewe ntazatumira abantu benshi numvaga ari abantu 100 nta bintu by'abantu benshi so rero nizere ko rero video mwayikunze nshimira buri muntu wese wabigizemo uruhare kugira ngo bigende neza ndashimira umuryango wanjye wamfashije mu kwitegura mukuru wanjye witwa Amida guteka bavandimwe ba Joyka ba Esther umva koko bose twararanye duteka mama abavandimwe Robina n'abandi ntibuka mama nde bose baraye aho ngaho dukubura dukora isuku mbese ubyumve ko byari ibintu bitoroshye mwagize neza nshimira umusaza mukuru waje gusabwa umukobwa gusabwa irembo nako abafamiye y'umugabo wanjye bose bitanze bakaza buryo umuntu afashe imodoka agashyiramo esanse agafata umwanya we akaguherekeza nuko aba ari umuntu nyine w'agaciro bose n'ukuri ko Imana mwagize neza muri umuryango mwiza mwarakoze kuri uyu munsi mwarankundiye muranezeza pe byagenze neza ariko ntago njye mva
njya mva mu bintu ntanenze gusa ikintu cyatubabaje mu gufata irembo ni igiki ni umuntu udekora haka abadekorateri babaye batewe barwara ihe ndwara mujye mumbwira abadekorateri tuzabagenze gute umudekorateri yari yambwiye ko ari bungereho saa ni no muntu waduteje n'akavuyo atuma ibintu byose bishagarara yatubwiye ko ari butugereho saa 2 za mu gitondo kuko twamubwiye ko saa 5 abakwe baba bahageze abakwe bagombaga byuze gutangira saa 6 n'igice bakabyese kaba saa 7 saa 9 bakaba bahavuye bakagera i Kigali saa 11 kuko ni mu ntara rw'inkwavu ni kure ba muntu ushoboye pe ngo uzinduka ngo ugira gahunda ngo ugira gute umudekorateri atugezeho saa 5 zuzuye nibwo dekorateri yahageze nibwo tente yari ije kandi ari tente nini kujya kuyimanika kugira gute abakwe binjiye menya nka saa 8 barahagaze barumaye nuvuga ngo abadekorateri niba ushaka gukora professionally ukeneye kubahiriza gahunda ukeneye kwemera ibintu ukabikorera igihe ariko abadekorateri sinzi reka wenda turebe we niba mu uko wazabikora neza nizere ko wenda ubwo byatambutse byo wenda tuzareba nawe uko yabikoze ariko abantu bitwa abadekorateri gahunda igiba gahunda kubera ko baratuvuna kandi bakanatuvangira gusa nyine ibyo utari bwikorere nta kundi wabigenza uremera ukemera urwaje gusa reka namwe shimira aba subscribers mwakomeje kubana natwe kunyitaho kunshyigikira muri byose ubwo nyine ahangaha nasoreje mu gufata irembo mutegure rero ubutaha nzabereka uko proposal yagenze nayo tubigarukeho tugende mbereka ibirori ku bindi kugira ngo bafite ibyiza byinshi muri kuno kwezi umva mbese nzajya nshishamo guteka mbahereza ubuzima busanzwe guteka mbahereza ubuzima busanzwe kugira ngo mbereke nyine uko ibintu byagenze reka mbashimire mwakoze cyane kubana nanjye mwakoze kuntega amatwi wakoze gukurikira kino kiganiro cyose ukagera ku musozo dusubira utaha ciao bizu bye uhuye mu furushatse mu zindi urakaza icarugubwa neza nzobidahanda urakaza iseko yabeza urumumararungu urakaza ari warezwe neza nkundira nkuririmbe murakaza furazi wacu mushagawe n'inshuti n'umuryango aye murakaza furazi wacu mushagawe n'inshuti n'umuryango aye murakaza dore usanze ugukunda urukundo ni rwogere izina Nyagasani Yezu turagusingiriza ko wabanye natwe guhera ibirori byacu bijya ku ntango duturutsa ibi birori twakuraritse ngo ubane natwe none tubicukije amahoro izina ryawe nirisibitahanda urakaza iseko yabeza urumumararungu urakaza ari warezwe neza nkundira nkuririmbe murakaza furazi wacu mushagawe n'inshuti n'umuryango aye murakaza furazi wacu mushagawe n'inshuti n'umuryango aye murakaza dore usanze ugukunda tambuka neza sinzagira gitore mama we